Okay, nk'ibisanzwe mbahaye ikaze kuri iyi channel ya VJ Kaboss. Wandika V na J, basiga umwanya ukandika Kaboss mu Kinyarwanda. Mbahaye ikaze niba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe kuri iyo channel, ndakubwiye ngo wacika mwe kabisa. Uri gucikwa n'ibintu byiza cyane, ibintu by'uburyohe, ibintu bimeze neza cyane, inkuru nziza ziteye amatsiko, ziteye ubwuzu. Mbwirano ikaze ukora subscribe kandi like kare share kuri bagenzi bawe n'abandi bajye babona inkuru nziza nk'izi ngizi uzajya uzisanga kuri iyi channel. Agira ngo dushyigikirane, mugende mukoraho kabisa nk'abikinira, mukore utuntu mukore nk'abantu bikinira. Okay, reka mbaye ikaze noneho mbabwira ngo nta kindi, iyi ni inkuru y'umugabo, yo kugezaho inkuru y'umugabo. Umugore we yamufashe yamuciye inyuma. So umugabo yagize atyazana indaya, yagiye azana indaya mu nzu iwe, azi ko umugore yagiye mu kazi, azi ngo umugore ngari burare mu kazi. Akajya kubona umugore atashye bitunguranye. Icare wumve ukuntu inkuru byagenze. Umugabo se byagenze bite? Byamugendekeye gute? Ubundi yabyikuye mate se byarangiye gute? Ubundi ubaza umugore warakaye. Umugore yafashe umugabo ko yamuciye inyuma. Bantu bakuru mwicare mwege Kaboss dade. Mwicare mwege kabisa. Iyi ni inkuru y'umugabo wafashwe n'umugore we yacyuye indaya kandi yari yanasinze. Noneho indaya yanasinze, noneho bivugisha n'ukuri monsheri, ivugisha n'ukuri byose byagiye hanze. Umugabo ziramwakira. Reka n'abatindiye noneho tangiye dushomeke. Kaboss Entertainment presents Kaboss agasobanuro wakugezaho kabisa, bakugezaho ishusho rimeze neza, amajwi ameze neza. Sasa barakwereka dutangirana umugabo azana umukobwa wasinze, kandi umukobwa wasinze cyane. Umukobwa akamubwira ati ese uramuvinye ko wari mwinshi cyane? Umugabo nta kindi kintu gisubije, nta kindi kintu asubije cyangwa se ngo avuge menshi. Umuntu ufite amerwe wese ukuntu amera, ahita atangira kwambura ubusa umukobwa muri cya gitanda yihuse cyane afite amerwe. Ako kanya arabikurikirana, atangiye kubikurikirana, ariko ako kanya umugore we wahita ataha. Ati mana yanjye sikiye ndaraburije. Umugore we wahita ataha. Umugore atavuga ati mo bebe ntabwo ushobora kumva cyangwa se ntabwo ushobora kwimaza ukuntu. Umugabo muri ako kanya mu gihe umugore akiri kwinjira ataragera mu cyumba, umugabo ahita atangira guhisha umukobwa yazanye. Umukobwa wasinze cyane, nta bwenge, wataye ubwenge pe bigaragara. Ahita atangira kumuhisha, amushyiraho amashuka vuba cyane kugira ngo umugore ataza akagira ikintu abona. Umugore aze yinjira avuga ati ntabwo nari nzi ko rwose ndi bugaruke. Avuga menshi. Umugore utashye we namwe muramwumva ko nabatashye yisanzuye. Ako kanya ati shushu be. Umugabo afite ubwoba bwinshi cyane, yikora mu musatsi. Umugore yatashye yishimye, nta kibazo rwose, urabona ko afite akamwenyu ku maso. Umugabo ati ntabwo nari nzi ko uri butaye iri joro, nakekaga yuko uri bukore iri joro ryose. Umugore ati nanjye niko nari mbizi, atari ku inama nari mfitanye n'abayapani yakansorinzwe. Umugore azavuga ati none se sheri ko nshaka kuruhuka, ndananiwe, ndashaka kuruhuka. Umugore atangiye kumanuka agiye kuryama nk'ibisanzwe. Umugabo ahita amwakirira mu birere, ndamwakira mu bicu kugira ngo atagwa hejuru ya wa mukobwa. Rahira ahita amwakirana yombi. Ati shushu be, n'uburyarya bwinshi. Ati shushu be, nishimiye ko utashye mu rugo kare rwose. Umugore ati nanjye ndabyishimiye. Ati noneho rero ati ubu ngubu ndashaka kuruhuka kandi ndashaka kuruhukira ahangaha. Umugabo ati ahangaha kweri? Ati mugore ndashaka rwose ko unkorera urukundo rwose. Umugore afite courage, afite ubushyuhe budasanzwe. Ati rwose ndashaka ko unkorera n'urukundo ni ikimaze iminsi. Nawe urabizi kandi urabizi kuri uwa mbere. Kunkorera urukundo rwa mbere mu bebe.
umugabo n'ubwoba bwinshi n'uburyarya ati sheri ati urabizi se hari ikintu bitwaye tugiye kubikorera mu bwogero. Aragira ngo ataryama ku buriri kuko harimo umukobwa. Yaciye icyuzuzo, yaciye cya cyuzuzo yacyuye yazuba yasinze riryamye mu buriri. Ati sheri twajya kubikorera mu bwogero koko. Batangira gusomana, baramuterura ati shushu be, ati umugabo w'umusazi pe urarenze. Yagira gutya akomera ivi ku rugi, ati mu ivi ryanjye aramuhungisha baramujyana. Akimara kumugeza mu bwogero ahita avuga ati shushu be, ati rero ubu ntegereje umunota umwe aho ngaho mu bwogero ndaje. Ahita agaruka yihuse cyane muri bwa buriri aho yasize umukobwa kugira ngo byibura arebe yuko yahamukura akamuhisha cyangwa se akamushyira nko munsi y'igitanda kugira ngo umugore ataza kubibona ugasanga harahiye. Abagore namwe murabazi agufatanye cyane noneho mu buriri bwe bajya bavuga ngo umugore warakaye na Satani aramanuka mana azamuka epfiriya akaza akiga akicara akiga agafata isomo. Umugabo aza yihuta cyane aje ahita asanga ikoti, asanga mu buri mukobwa nawe uri mu nyagasani. Akiri ahangaha ahita avuga ati ese umusinzi nsizagiye ati kigorye. Akiri aho ngaho asanga umugore yamubonye. Umukobwa yari yavuye mu buriri ashaka ukuntu nyine agendagenda atazi n'ibyo ari byo. Umugore ahita abaza umugabo ati David, umugabo amwise David. Ati David we, uyu muntu ninde wamuzanye mu nzu yacu? Uyu muntu ninde wamuzanye mu nzu yacu? Mbwira. Umugabo urabona hani shube ati ntabwo nzi nta gitekerezo mfite cy'uko umuntu yaje ahangaha, ntabwo nzi uko yaje. Ati niba utabizi rero hamagara polisi. Umugabo ati se turahamagara polisi gute? Turahamagara polisi kubera iki? Umugore ati hamagara polisi niba umuntu tutazi ibye tumenyeye ibyayo tumenyeshe. Mva umugabo ati ngewe uceceka rero niba utazi ibyo ari byo n'umugore ndaza kwimenyera ibyo ari byo. Ati wa mugore we ndimo ndakubaza urinde waje gukora icyangaha? Umugore noneho akimara gusanga umukobwa mu nzu, dore umugabo ukuntu yifashe ati ndapfuye karabaye zinyumiyeho. Gasa ni mana y'isi n'ijoro noneho zinyumiyeho. Umugore aramfashe. Umugore ahita yibariza umukobwa ati waje gukora icyangaha urinde? Umugore abwiye umugabo ati ndabyimenyera. Ati sheshube ati uyu ni umusinzi bana, ati uyu ni umusinzi. Umugore warakati ceceka zibaho ngaho ntabwo ari we ndi kuvugisha. Ndi kuvugisha uno mukobwa wicaye ahangaha, nkeneye kumenya se yaje ate, yinjiye ate, menye buri kimwe. Umugabo ashaka kudefanda nk'umuntu nyine yamwizaniye. Umugabo niwe wamuzanye agira ngo abinoze n'iki mace inyuma umugore we, ariko umugore araza aramufata ariko ntabwo biracamo. Ati ziba ndashaka kwibariza wa mugore uri hariya hasi. Umugore mwijwi rituje, umukobwa mwijwi rituje, ni mwiza, arasa neza, asa n'izuba. Ati se muri bande? Mwijwi rituze bose baratangara, reba ukuntu bamureba. Ese muri bande? Mwijwi rituze cyane. Ati se ndi hehe, ndi gukora icyangaha? Ati sheri urabona umugabo, ati sheri urabona akeneye kuba yaruhuka rikamusohora ahangaha. Umugore ati buretse. Umugore araza arabaza ati ahari ukeneye ubufasha? Umukobwa mwiza aranarira, arasa neza disi. Umugabo ati reka nkubwire mada, nyumva neza rwose n'umugore akeneye kujya kuruhuka, reka musohora ahangaha mu nzu yacu. Aragira ngo amusohore vuba hutishishe itabona kugira ngo atabona ko hari gahunda yari ihari. Umugore ati ceceka, calm down, tuza. Abwira umukobwa ati ese wagumana natwe ahangaha? Umugabo ati ushatse kuvuga iki cyo kuba ari buguma ahangaha? Ati umukobwa atangira kuvuga ati
yatangiye kugira ikintu tuniyibuka duke ati nari ndi muri Viking Club, hari club bita Viking nari ndimo, ariko nta club zarahaze ngo zinemo umufungo nzamamarizera aka ntacyo ndavuga ibyo bavuze. Nimushaka kwamamaza muri izi video zanjye mwahamagara 0783 10 5 9 4. So umukobwa rero atangira kwibuka tuntu duke avuga ati ariko ndi muri iriya bare nari nasohokanye n'abakobwa bagenzi banjye, hari umuntu twahahuriye. Arimo arivuga ati muri iyo bare ahantu muri iyo club hari umuntu twahahuriye, ariko ntabwo ibintu bikomeye bitameze neza. Umugabo ati ariko uno mugore uno mukobwa uri ahangaha atavangiwe ni umusinzi reka tumukura ahangaha. Umugore wati ariko waretse kubwira nabi umuntu, umukobwa urimo uramubwirira iki nabi wa mugabo we koko, bagira ngo umugabo ahishe cyangwa se asohora uno mukobwa ahangaha ndabona amahoro. Umugabo afite ubwoba kuko uno mukobwa aramutse agize icyo yibuka urugo hano rwahita rugurumana. David yahiye afite ubwoba. David ndabasuje aka kantu kabagereho. David bakunda mu guca inyuma abagore babone kwanja numva. Araza umugore aramwegera, urabona David atameze nabi ntubibona koko we? Umukobwa ati mumbabarire, icyaha ni icyanjye, ikibazo ni icyanjye. Umugabo ati ariko se wawibuka hano utaha ngo umuntu ahita gusohora utahe koko? Wawibuka aderese zaho utuye nibura? Umugabo ari kuvuga nabi, David ari kuvuga nabi, ariko bose bamureba mukangamiye, ari kuvuga nabi cyane, pe. Umugore ati muri iki gicuku urabona ari tagisi yamutwara. Ati none se ngubu urabona ushaka kuvuga ko ari buraguma ahangaha ijoro ryose tukagumana se? Umugore ati nta kibazo, ugume hano uryame hano ntugire ikibazo. Umugore akira aho ngaho kanya abona ka message ati ndakire mu minota 5 kuri office abayapani bagiye kugaruka kuko bari basobetse gahunda y'inama. Umugore umuntu ufite akazi ko muri office ati mo bebe tubonane, ahita agenda. Umugabo ako kanya hasa nkaho humetsemo aratuza. Umugore agiye ati abaza umukobwa ati ariko se umukobwa koko nta kintu wibuka? Umukobwa ati ndakuri kwimana pe, nta kintu na kimwe ndi kwibuka pe, nta kintu na kimwe ndi kwibuka yo. Ati none se binini by'uburibwe byawe bimeze bite ko hari ikibazo nkuzaniye ko kunywa ukabinywesha? Umukobwa aribaza wagwana ibi nikira. Ati nta kibazo, aramushimira cyane ati wabukoze. Umukobwa yibaza ati ariko ibintu bitumvikana ko ndi kwinywera kavinyo kanjye nibere muri club ndi gutwika utunwa twanjye tumeze neza numva ibintu ari fresh. Hari umusore ariko waje agira ikintu anyerereza mu cyo kunywa cyanjye. Umukobwa ari kwibaza, umusore ahita azana akantu ko kunywa ati wanywa nta kibazo, wanywa kugira ngo urusheho kumera neza. Ako kanya umukobwa atangira kwibuka ukuntu umusore yaje agahita ajugunya akantu ko kunywa karamuroka. Umukobwa agashize akanyita arayoyoma mucama ndakurya ndakubagira ibisigaye. Umukobwa ahita azamuka ati yari wowe uri kuvuga iki muko bivuga ntago mbizi. Ati yari wowe, ni wowe washyize mu byo kunywa, ni wowe washyize ikintu ikintu wanyereje mu byo kunywa cyane kugira ngo ntsinde uze unkoreshe icyo ushaka tutabyumvikanye. Umugabo atetse yinyumiyeho yifata ku munwa ateze yinyumiyeho nyagasani. Ati oya se kandi urumva bibaho wana? Aramubwira ati ibi ngibi nge ndabigiye kontororera. Ati we uri umusinzi wafashe kanyanga, ufata urumogi, ufata zutuduruduru, ufata amajini. Abantu bacuruza ingufu jini bampamagare kuri za nimero navuze twamamaze duhatwika. Ati wawusinze unywa ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye none unaniwe kwikontorora none uri hano. Ati koko nta kintu na kimwe ushobora kuba wakibuka. Umukobwa kandi yabyibutse neza cyane, amushyiramo urushetisi cyane. Ati ibi ngibi ndaza kubwira buri muntu wese, Umugabo atesa nta muntu wakwizererega, uburyo wavuga byose nta muntu uri bukwizera. Ariko karagakobwa karakunditse. Ako kanya karakunditse, umukobwa aratashye mu gitondo cya karati. Sheri wese ufite imyenda
yo muri kumesa yonyine y'umukara. Umugore wabona itike ye muri hoteli ukuntu arijijisha arayihisha. Umugabo araje ati shushu be mu gitondo bakundana ati umugore ati ese wowe ugeze ujya muri club wenyine? Umugabo ati kiso yaho yanjye ntabwo nigeze njya muri club kabisa. Ntabwo nigeze njya muri club gute se? Gute najya muri club ngiye nyine atari kumuri kuri icyo uri kubaza? Umugore warakaye atayisetsa. Shushu be urabona rero nagira ngo nyine tuze gusohokana turi kumwe tujyane muri club. Umugabo ati igitekerezo cyiza cyane ndagikunze ati ahubwo umwamikazi wanjye ryari yishimiye kuba twagenda nyina ryari ati umugore ati ntabwo ari uyu munsi mfite inama n'abayapani ati wenda ndagaruka mu gitondo cy'icyaha. Umugabo n'uburyarya bwinshi ati ndashaka gusohoka kurebana nawe movie idasobanura ka boss chérie, ndashaka kurebana nawe agasobanuye kabisa. Umugore ati yanjye ndabikunze nanjye ndabyishimiye atari ko bitari none ahangaha yamuvumbuye yamufashe ariko yanze kubimwereka. Umugabo nawe ahita afite ijinyori ubura yitereye cyangwa itamanuka itasohoka. Mu gitondo umugabo atafata agatelefone atahamagara kuri Viking Club atabwira ati ngewe iri joro nanjye mafite umwanya atatanga icyo bita reservation cyangwa se agutanga bakamenyesha ko uri buze kuri iyo hoteli bakagufatira umwanya. Umugabo aramukwereka mu kijampa cy'abana umukobwa ati iki cyane ndagihekenya tu cyane ijoro cyarakincitse none ndaza kwihembuza iki ngiki kabisa. Ari gati minwa kireba cyara giteye neza kikibacu kabisa. Arakitegereza kireba kiri azanye nyitema afite ukuntu akoresha utuntu tw'utunini akashyira mu cyo kunywa cyawe ugahita uyoyoma. Wamara kuyoyoma agahita gutambikana agahita kumanukana akajya kubinoza ahitaza ngo hey bimeze bite ahita ugira gutyo vuba cyane mwihangane atagira gutya ahita ashyira akantu ko kunywa akimaze kugashyiramo. Umugabo umugabo ahita amugira gutya ahita amena icyo kunywa ati man bimeze bite? Yagiye kumuroga amaze kumuroga ibyo kunywa ahita bishyira ku ruhande ahita bimena bari bamufashe. Man atari ko se bimeze bite none bitwaye iki tugeze gutya tukamfatanamo akantu ko kunywa se man bitwaye iki? Atazi bogare ipomotse yatanje yari yabibonye yuko yashaka gufatira n'uwo mukobwa ahita ahangaha ni sawa kabisa. Ataho ni sawa rwose atari kumarira agace gake wari washyize muri ibi bintu man. Wait tuza man calm down tuza namubwira ati tuza namuturisha. Umugabo yagiye kuvuga urumva ururimi rwako karabaye ururimi rurafatwa karabaye nyagasani karabaye turashize man nibikibane subaye ikiji man ntabwo wasinze ntabwo ibintu bifite muri njye atatangiye kumwibutsa amagambo yabwiye wa mukobwa ninjye ati wasinze niwe wisindishije ati ibi byose mbifite mu biganza byanjye cyangwa se ibi byose nibyo bikontorora. Aravuga ati noneho ko tuvugana ibyo byose ninjye bimubwiye. Umukobwa umugore ahita azamubwira ati Monica mon bebe ati mbabarira atamubwira ati uyu nguyu ni inshuti yanjye ya kera. Umugore ahita amwipresenta ati sheri reka ngusondaza kusobanura buri kimwe ati nabonye itike muri club ngewe nari nzi kuri buze hano n'umugore. Umugabo atangiye kwisobanura ati ibi ntabwo ari byo sheri David rekeraho kubeshya nagufashe ufata abakobwa ukajya kubakoresha tubakoresheje Maria ndetse n'abandi ujya kubakoresha kugira ngo winezeze wishimishe. Ibi ngibi rero nagira ngo mbyirangirize. Uwo ni umugore ugati ngiye mbyirangirize niga man wowe n'uwawe agenda umunoze genda umukurikirane ari ukuntu amwicira akajisho ati niga genda ubikurikirane nyine kuko inyuma ntigeregeye abagenye ayagufashe akinyuma uri umugabo mugenzi we utanabimenyereye arakumenagura. Bamutera ikigabo cy'ikigebe bya hatari amwicira akajisho ati binoze ubutaha natazagira n'iki ntabwo namufashe. Ati cheri mbebe wambabariyo man ubaye iki se ariko washyize ibiki byo kunywa man arakano washyizemo ko kunywa kanye jana gwa vitamine wanje take bifata byoroshye man arakakora vitamine no guhaye man wengi nijoro ryose ninjye nawe bana tubikurikirane bana itamutambekana
So wakunze iyi video ushobora kuyireba kuri video kabose, ugakora subscribe, like and comment, ukajya ubona dukuru tugiye dutandukanye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.